waciye mu butayu ukuye Yosuwa na Kalebu abagabo Imana yishimiraga inkuru y'urugendo rw'abana ba Isiraheli urugendo Imana yatangije. Muzi ngo mugira imitwe ikomeye muracakubitwa kubera iyo mitwe yanyu ikomeye. Tiyababariye abana b'Isiraheli ngo nimwe bwizababariye. Haleluya. Haleluya. Iri jambo tugiye kuvuga niho hasingiye message yose. Kandi nico gikenewe umurenge. Kugira ngo mwubake. Kugira ngo uyu mukozi w'Imana wavuze ati mfite ikibazo cy'iki kirere. Haleluya. Haleluya. Tugiye kuganira ijambo ryo gusenga. Nitumara turarangiza muri Nehemiya duhita mbabwira amagambo duhite dusenga. Ariko ntimugire ngo ndama ndagize ubunyine. Ndifite makafu nazanye kose karangira. Amen. Haleluya. Ngenda nta muburo nabanje guca muri Kateresi ngaca muri Sepake iki kirere cyose kuva Bubembe ugashika hano mu Minembwe ugakomeza mu Ndondo yo hagati ugashikira mu Rurambo hahe Ituru yaribaye amaturu 3 ariko nca ku makanisa ariko naragazesanga ahantu hose harabaye amaturu kandi Imana yari yavuze cyose ndababara cyane kuko amakanisa natasheho nasanze hose hari amatongo abantu batarumva Imana. Nico kintu kibabaje n'ubu ndabizi ko abantu ntibabikeneye. Hari abavugaga ngo ayo magambo hari kuvuga ngo nataba bizagenda. Kandi gitangaje ni abantu b'abayobozi bazobaga. Hari amagambo tuzaduhura nayo mu murimo w'Imana abakakubwira ijambo rikuremesha akaba aribo baguca intege mu murimo w'Imana. N'abazwaga n'ibibazo n'abakozi bakambwira ngo ayo magambo hari kuvuga yose ngo natabuzoja he ikibabaje nuko yose yaba nongera guca naza mperera aho nahemburirwaga niho nahwereye ariko ndashima Imana yuko yambuye. Amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Nubwo ibibazo byabaye byinshi ariko habaye kutumvira Imana hatabaye kumvira Imana hari ibibazo siko n'ubu amata akomeje kwihana n'ubu ntimubikeneye n'ubundi naje hano bamwe batabikeneye turabizi kandi navuze ngo ntihagire umuntu usakuza. Amen. Amen. Buriya umuntu atikoreye ikintu ntazi amenye uburemere bwayo kandi gusonga wundi kumenywa na nyirawo. Jewe uhetse umutwaro ntimushobora kunyumva ntimushobora kumvirira imbabazi iyo unkoreshe niyo yawumpaye nije uzi uburemere bwabwo igihe muvuga ibyo muvuga mubivuge ariko jewe gutura umutwaro Imana yampaye niko kuruhuka kwanjye. Amen. Amen. Imana rero yabarinze nanjye kandi ndashobora kubonana Imana. Amen. Haleluya. Haleluya. Ndashimira abayobozi batwakiriye ndabizi ko bitari byoroshye kimeze nabi ariko ndabizi ko hari abayobozi baravuga ngo bibaza umukozi umwe aravuga ngo ari ukuvuga ngo twihane ibyaha ngo ntitutabyihana wese aya magambo ari kuvuga ngo kwihana ngo si ubushake bw'umuntu ibyo byaha ufite ubigumane uzobishana ingohe zishe n'umubiri wawe wose kuko udashaka kubyihana ntitugutegeka kubyihana ubyihorere ubigumane uzobijana umukozi aricara nakuvuga ngo se wari kuvuga ngo tugora kwihanisha ku ngufu ngo icyaha umuntu azakihana abishaka niba udashaka kukihana igihe ariko barishaka baraha nabi Imana yateguye barashaka. Amen. Ntabwo tuzogendera ku ntege nkeya zawe itukimenye isobanukirwa Imana ya Isiraheli y'uburengera cyane ntituzagendera ku bute bwa
wewe uvuge neza. Ikintu gitangaje, abakozi bahamagawe basinye bakavuga ngo ndemeye gukorera Imana, nibo bananije ubwo bitangaje. Ariko ndashima Imana, muri aba bose hari ab'Imana igicibiki. Amen. Amen. Umukozi muzima muze kumva neza, muzakureka kumvira mu mubiri. Umukozi muzima arahari, turabwira abananira. Amen. Hari umugabo wambajije aravuga ngo ese iyo muheruka abakozi bose wewe uri injiri uri amahoro n'Imana yawe uri amahoro, ko turabwira abananira. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Abanyemeye bakanda bano bakirisi Imana ibahumuriza. Abo ni bose abimugisha. Abanze nabo Imana ibababariye. Abanze hari habicaye barapanga ntaza. Kwari duherusenga dusekereye no gutuma Imana iravuga ngo hari abakozi bavuze ngo ntazaza. Ariko ndashima Imana kuri abo bene, kandi Imana izahishura abo bene. Abateme Imana ibababariye. Amen. Amen. Kubona ngo muri kino kibazo kimeze Imana kirabatuma kiranyangaza ngacabungira kuzinzira ya ruba murayi kuza ntazi wacu hano hari abafamili ariko ndashobora kugera iwabo ubuye mukwa ariko umuntu w'umugabo wemewe ngo ni umukozi agahagarara ngo yaye ngo kare gakobwa ngo aya magambo tuyasha akabivuga gatinyuka kabivuga. Umugabo w'umunyamurenge w'umukristo tuwemere kuba pasiteri ndababa biteye n'ubwo ariko uwanze kumva yaje no kubo umuntu wanze kunyakira nzamanuka Imana izahangana nawe uko niko bimeze. Hari amatangiye n'abandi barataha abitanze n'umugambi w'ubwo wo gukira kw'ikino gihugu bazavuga. Ndashima Imana ubembe abakozi bose b'imbere bakavuga ngo izi ntamba zose zigomba kumva amagambo Imana ibahumuriza. Bisobanuye kuko nzi ko Imana yabivuze tuwe dusenga kuvuga ngo abakozi benshi kandi inama baravuga ngo ntituzamara. Ndashima Imana ubembe kandi Imana ibahumuriza. Amen. Amen. Ese murarakaye? Ababi Imana igira uko ibagira ibahindure nibananirana bazosha abana bo kurimbuka ntibahari. Amen. Haleluya. Abantu bari gutera abantu ubwoba ukabona igisure cyazamutse ukazibona nkaho yokubaka ngo mutanya naho ni mutanya kumva ko mwasaze sotani yarabuze bageraho uri kumva mwafata umuntu w'Imana kamucaga Imana ibababariye kandi Imana irabikunda Imana. Haleluya. Haleluya. Koza muri Imana icyubahiro. Haleluya. Haleluya. Amen. Muri Imana icyubahiro. Haleluya. Haleluya. Amen. None namuri ko tirasi. Kurasa amazi. Koza muri Imana icyubahiro. Haleluya. Amen. Amen. Bashimira Ezekiel n'urupe n'ukuri Imana ibahumugisha kuko kugira neza muri kino gihugu n'abatangaye hari abagukunze n'abatagukunze. Narashyize hano nzi ko mwagize ikibazo cy'inzara imirima yaranduwe ariko ahantu ndi nguwe neza bishoboka.
umutima mwiza ese iyo tuvuze uburozi ko muza mwiza kibuhari turimo kuvuga uburozi ukabona umuntu ari ikaze kandi buhari iyo bibiliya yemera ikintu uzi ukihangana ushingiye ku amen kandi tuvuze ngo abagize icyo bakora ku bwanyu imana ibamuze muze Hezekiyeli n'abantu bakorana bose muzi ukuri imana ibwirire neza abakomeye tubona bose sibangaburiye ngo dubone abantu babaye abahefu abuze bari gukora ahantu abe n'izo bari mu gutanga bari mu isi sinaje nje gusaba naje nje kubabwira ubutumwa ariko bari gukora kuzitanga gutya bazitanga hano ni nabuze ngo mutanga mu ikosiko nihakanira bakoze uzi kuvuga ngo abantu barabuze mu isadaka y'umuvugabutumwa situbukene kandi sinigeze muri cyobo ariko bagatanga ifaranga bamara bakagenda bakazishyira mu kintu uwo ni umufumu bakazita tituzibone mu Hezekiyeli ngo abe yagura isukari azimana bakazifata bakazika simpara mvuga aya magambo kugira ngo mbasare imana yambaye ubushobozi imana aba afite umutima mwiza ko ndarya inkoko ndarya amata ndarya wari wabicyubahiro ariko mbivugiye ko abahemu bari hano bamwe baza bari cyangwa kuja muri Kenya ndashima imana kubwari notori amen hano ntigira kabisa agahinda kose nagize ruhaka hazanye hano turirura Rwanda Musambia umubyeyi wanje iganza tukaganira ariko nyine bibaye ngombwa ko ari hano mbivugira ntimwabuze hano ngo niho binembeye twari dufite icyizere niyo tubonye umuyumbe wa hano akamanuke abantu baza bamugwanira bakavuga nguriya ataragirira arya amafaranga nguriya aracyari umwuka wa orijinali ntaragira umwuka ufunguye ariko igitangaje nasanze hano arimo mwanzi imana ku rwego tururushe sinari nzi ko ariko bimeze ariko nagize ubwoba binyongere n'undi mutwaro imana ibabaye haleluya tugiye kuganira ijambo rivuga gusenga kandi iryo jambo cyane rikubiye ku butumwa bwose haleluya iyo tuvuga aya magambo rimwe na rimwe abantu bazi ko ari kujya gusenga kugira ngo twasomye muri Matayo uraza kureba aho gusigariye isengesho musigaye musenga rimwe twasomye muri Matayo turi kumwe ese umuntu ufite Matayo ijambo ngo cyane ko murumva ko ngo cyane imana yafashe mwumva ariko muhinduke sibyo haleluya kuriya iyo imana utayibona niho imana ibiri kujya ukabakaba imana ukabona wakubitse ukabona ko urahura n'ibibazo bikomeye ukabona umutima wawe wakomeretse ukabona nta muntu uhari kumva wa telefoni bakakwihorera watabazi bakakwihorera kuko imana yose ibiri hahandi haleluya Bwana asifiwe tugiye kuvuga ijambo rivuga gusenga amen ese babaze tumaze kubana n'abantu benshi batangiriye muri Kadezi nagiye muri Sepake kuranya abakozi babwira ubutumwa nzi ngo barabwigurira bizashoboka amen niho natangiriye hanyuma Kadezi baranyakira hari abantu twari turi kumwe hano muri Kadezi ni ukuvuga ngo mesaje y'abanyamurenge bose hari abantu bavuga ngo si wazavuga kimwe gusa ni ubutumwa nazaniye abatuye hano mesaje imwe bamaze kuyumva kabiri gatatu
umukono birambirwa wisokere wigende aba rero nibwo bakigura hano niho kigera hano siko ba uwa ndavuga bijya zose navuze ngo hano jewe pafashe kimuhira amen ndavuga nakimuhira tuzumani wawe nazuteta siko ushika mwanyu ukareba naho utogera none hano urumva ko nisanzura ku buryo bwose bushoboka uranyicaza nimunyicaza ruhanga aramfasha ruhanga arahari nta kibazo amen twagira haleluya ukuntu nazarima ngo kunizira n'izishimo kubera Imana yabagize k'icyumweru cy'Amateka ukundi hari abari bahambiriye mwambara nzima ariko ikindi cyerekana ko ibyishimo by'Imana byakiriwe mu materaniro byabaye bisanzwe uko mwari gutera zahareruya k'izo nzabona batera mu kambi iyo babatomboye umugore n'umugabo n'abana bose bazatera bakaja mu mwuka ngo babatomboye nibura mwari kwerekana mugashima Imana yuko kino cyumweru gutatera ariko ko turavuga Imana icyumweru muri cya cyubahiro cyawe cy'abanyamurenge cy'amafiti gidafite aho gihagaze kamugira ngo iki uri mwiza n'agafunguzo uri mwiza burangurose nose Imana irareba Imana icyubahiro turatera
gusenga niki? Iyo tuvuze ijambo tukavuga ngo gusenga niki? Amen. Amen. Gusenga no kuganira n'Imana. Bwana sifiwe. Amen. Gusenga no kuganira n'Imana. Umuntu uganira n'Imana azahinduka. Kandi agahinduka ku ngeso, agahinduka kuri kamere, agahinduka mu mivugire, agahinduka mu myambarire, agahinduka mu muhana, agahinduka mu itore, agahinduka mu muryango. Amen. Amen. Ukisanza hano wasoka hanze twakureba ukadukuramo n'Imana twari dufite. Nguru umusenzi, umukozi wa shitani. Umusenzi agaragarira mu mbuto. Ijambo ry'Imana riravuga ngo tuzabamenyera ku mbuto ze. Imbuto ugira nizo zigaragaza uriwe. Uri ukuvuga ngo umukirisitu warahujije abana gusenga. Umwana ari gusenga wamuhujije amahoro wamuri muti. Umwana asigaye arambirwa kumva ko umubyeyi we. Hari inkambi ya Nyakiva. Turi kumwe. Uko ndikubwira ngo nzaza hano gataje wacu. Nzashikana amanuka. Kambibwira ngo urabazungurukamo bose. Kabangeni inkambi zose z'i Burundi nagarukatije i Uganda, nagarukatije muri Kenya, nagarukatije i Burundi, ahantu hose. Uko sinshobora kugira icyumweru muri. Nzaba hano ituma ku banyamurenge abantu bariye. Turi kumwe. Kandi nabonye nta kintu kigoye ko kuba umushyitsi. Niba umushyitsi tuzi uhabwa siko bimeze. Tuzi uryama neza, tuzi usinzira, tuzi wisanzura, ukurya w'igitanda cyanjye cyarambuze. Kandi ndi umukobwa umwe utetesheje ngo ahubwo. Ariko bazi ko ndi igogo yagogo. Basaza banjye abandi babakarira. Niki wabuze? Ni ikihe kibazo wagize sister? Hariya ngo ni sister. Sister, ni ikihe kibazo ugira? Kugira ngo niyo usenga wenyine sister, tushira amaraso ku mubiri k'abana. Tushobora iriya bazamu ngo amafreshere. Tushobora kugira amafreshere nk'abandi bakobwa. Tuzuhuka, uhahurira, n'igihe cyose ndiye, mba mpaye ndiye kubera mwebwe, naturiza hamukora. Narashaje kubera mwebwe. Abandi banatungana barasara abasore baracameze neza. Ariko njye n'abantu kenshi kubera mwebwe. Ariko umuntu wese aracyakakira agatuka akagira gute. Ariko bizabirembera. Hari umunsi Imana izabuza amarira. Nubwo mwantuka Imana kirareba agahinda kanjye. Hari n'ubwo mutompa agaciro Imana iza agahinda kanjye. Haleluya. Umuntu uri kuzana akazana isoko yaziroza. Kandi azabitanguza. Nagira ngo nje kumva gusa gasonga. Nubwo gasonga hamagaye nagaruka kabandakiza. Gusa Imana ikambika ikimenyetso baziroza. Kandi Imana ikabigaragaza wabikoze. Imana ntiyokwemera ngo ikorere no gutwara. Ngo ni Imana ibemerere mwebwe abakozi ba shitani ngo mushobore kwitokura. Imana ibabare. Turi kumwe. Haleluya. Haleluya. Umuntu uri kwicara akavuga ati umwana w'umukobwa wavuye i Rwanda mu bakobwa muzi barishije. Ukabona Imana yampagurukije. Icyo cyonyine gutekereza akavuga iyo navuye cyotuma wemera Imana icyo yatumye.
amasengesho izakubwiriza uzakora muri amasengesho y'umunsi natani na mambo umukozi yamaza mwiza bana yabageze neza mu masura ese murabizi ko muri beza murabizi hakuze ngo cyane amasura kukenwa urasoma muri wowe ariko gusa papa wakanya umugabo w'umusirimu mwiza yamazana amaji ukozi w'Imana kandi Imana gukoresha mu kino gihugu ariko sa Imana yanjye Imana tishobora kwihangana tibibaho tishobora kwihangana ibyaha ahubwo yo kwihangana itegereza cyangwa ukutamenya kwa Imana yakwihangana ariko Imana ntizayihangana ibyaha uze kubujyana Imana yakuze kwani kw'Imana w'imirimo yawe wahano mu mirimo waturakuze nguko Imana gukoresheje ibitanga ngo none ngo sengera ngo arangize n'ubujyajya bwinshi ngo nari kuzaniye ngo karamaze kujya mu mwuka n'abashinzwe bakareguza muje kubivuga mubivuge bamaneko hano bazabaja gutwara ubutumwa bw'Imana muzakubitwa n'Imana twavuga ubutumwa bw'Imana hano ukajya kuvuga mu isi ukabukecura ukabutuka Imana izagukubita ufata arabuharinga abantu bagera kuri batatu ngo banyinginge ngo nyine umwuka arambwira ngo umucafu umukozi wa shitani tupi kandi nari no mu mafungo kavuga ngo se ko mubasha umukozi mugenzi waje umukozi so mukarambira arakurikirana ikiza kukubwira ko ubwenge bwashize akabona ko namumenye ko tari umuntu usenga tuzamumenyera kumukorera ntituzakumenyera kuri ijiko ntituzakumenyera ku isoko n'ibirayi birose Imana ikurore Haleluya ariko Imana ikurindiye abana ukibona ishuri hano mu kino gihugu imirima yararambiwe abantu basigaye bikanga gusabisha bafunze imizigo ukumva umugambi wawe mu gitondo ukuzibuka uva ko ukwicara nicyo kiba mu mutwe tiwonesha abo bazimu bakumaze ubwenge wo kumva ko ahantu hose wokwica wogenda ugasambana wogenda ugakora amanyanga yose ugarura umutima umenye ko Imana yabwiye ngo ugaruke uve ubuzima bujibuka Haleluya usenga ni ukuganira n'Imana umuntu wese usenga atagaragara hari iki gihe turi mu kureba washaka umusenga ukamuha Haleluya itumira mbere naje inaha mu gihugu cy'Umurenge imyaka myinshi nagiye ndi mutoya kuririringi ariko Imana imyifatire hariya ndayigaye kubera Imana nari naramenye imbuzi imyifatire hariya Haleluya hanyuma umunsi nashyitsi no bwa mbere mu gihugu cy'Umurenge nahuye n'ibibazo bikomeye nahuye n'inyange nahuye n'abakozi ba shitani kandi naje bakunze ntazi ubwoko bw'Abanyamurenge nari nakuririye i Burundi muri Vivante kurira ku bantu batagira umuryango iyo yakijijwe arakije n'iyo atakijijwe urabibona turi kumwe ariho nigiye guhera segonderi ukarangiza nagiye ndangije primaire Haleluya ariko Imana namenye hariya
nyigaye ngo nyigaye menye Imana yanjye ngo mbaye ndayirira ndayibona. Haleluya, haleluya. Satani ngo irebe umugambi nafashe wo gusenga jenyine muri uwo muryango yamutera murumuna mama niwe wari undeze. Turi kumwe nimutere arambwira ngo nija kurihira ishuri none mugomba kwinjira idini ry'Abayisilamu. Namubwira ngo sinshobora. Turi kumwe sinshobora kandi nta kintu nari nishingikirije. Nta munyamurenge keretse umugabo witwa Rubeni w'abagabo wari muri Viva niwe munyamurenge nari kandi nawe nkamubona gusa hano. Ese hano mukamubwira Rutari atweka twikabona agatutu ariko ntigashobora Rutari niyo nziza. Haleluya, haleluya. Imana iyo wafashe umugambi wenyine mu mutima ukumva Imana yaragutegetse amatari Imana y'abantu ntiyopfa kugenda ngo abantu babuze. Arambwira ngo uzomwishyiraho ndavuga sizomu ntacyo narishingikirije. Ujya fata arambwira ngo fata izawe usohoke ugende. Aho nta nzira nari nzi yo kujya mu Rwanda, nta munyamurenge nari guhungira. Abantu bazi Burundi n'ahantu hitwa mu Buyenzi neza neza hafi y'Ubusigiti urahazi. Mvuga ngo nasohora nzagenda mu muhanda niba nzopfira mu nzira ariko Yesu namenye sinamureka. Haleluya. Namubonye ndari inshuti mwanza murambika ibitabo kuko utuzi ubisoma uri mu wawe none ugiye kucisomera ndende nomureka amatunga unajitisha mu gihugu ibiri ibike uraja kwisomera iwawe. Ari mugushaka ndabasinzira ari buzima amacupa y'abadayimoni ndebe nimanzaye naje kwa ku misozi kaza nuhagaruka indugwe kubera imuru ndebe igitsure cyane munde Amen. Uwamuze arangerageza ariko nibuka ko nicaye ndavuga ngo Imana yatimutse muri icyo sinoyibuza n'umuntu wari wese anyirukane ariko Yesu wagenda mu nafashe umwanzuro ngo amararagaruke tukorohera umunyategeke ngo agukoresha inzitegeke uzumara kumwumvira akagusuzugura ariko wumva Imana akakuba azakugaruka hakiri kure. Haleluya, haleluya. Uzi umunsi wa none umuryango we wose warakijije. Wumva ngene mukomya amashyi
umugeni wawe kubera ko arabona imbaraga yafashe atozwe kure ariko wamubereye kigushi uri umubyeyi. Amen. Usanga Imana izigendana buri muntu wese ishaka. Twavuga ngo gusanga no kuganira n'Imana. Kuganira n'Imana uzuganira nayo utayibona kandi muri kumwe. Haleluya. Irindi jambo kuganira n'Imana ni ugusohora amuka mubi n'injiza imyuka mubi muri zino ntambara. Mwagize imitima mibi, mwagize ubugome bwinshi, mwaranduye, mwaciye mu byo mutari mwabona, abantu nabo bahungiye basanze bazangeso nabo bazibamo. Imana ibabarire. Turi kumwe? Mureke guhunyiriza, mureke guhunyiza, mureke guhunyiza, mureke guhunyiza. Muri maso mureke guhunyiza, mureke amahirwe. Ninongera kuba rusinzire ndagukoze isoni kandi birama biguruka byinshi. Yewe sinshaka kucika, ndashaka ko umwana amagambo Imana yakuvuye. Amen. Iri ni ishaka gusa, ni urukundo gusa, mubona ingene mbakunda. Turiyo. Haleluya. Abantu buzuye ubugome bw'ibyo babonye. Ikintu gusa cyo gushora, gusenga, ni ukwinjiza umwuka mwiza ugasohora umwuka. Haleluya. Iyo usenga, usohora za bibi byose byakugoye, ari amarira n'ubukene, ari ukurenga. Usenga gutyo wabisohora, ukaba winjiza ibyiza, ugasanga wanezerewe. Usa n'ubunyobeye kubera sinanizi imiterere yawe. Umane ngenda mu gatenga. Jaku umukozi w'Imana yararuhutse ntabwo yapfuye tuzomubona witwa Kajabika. Haleluya. Sanga avuye mu Buhinde kwivuza. Washike ndafite ishavu ryinshi. Washike honyine urukundo yanakirana. Nasanze imbuto ziwe ari iz'umukirisitu. Haleluya. Haleluya. Ariko umukristo azamera neza mano. Ayi tuzabona Imana icyubahiro. Haleluya. Asike ntiyagiraga abana bato, ntiyagiraga abasaza, ntiyagiraga abakuru. Umuntu wese yarinjiraga akavuga amufata. Araturamutsa, abagiye mu itara mu kabati, abazanye itara munsi, ukafite abuzukuru buzuye. Ariko umuyumba azamera neza. Abantu banga abayumba bazoje kwa shita. Wakaya karara. Wewe karara. Nuona tukayararuka mwana ntararuka kwa shita. Mukalakelea kuke mukabatuka anakagena senge. Mwana agwaye. Ezo wa kugiru wa mtu wa uvuga mu kusenge ukana wa. No. Kenda kwa wise. Haleluya. Amen. Abuzu kuruzuye. Mwana witara twari batatu. Umwabazanye imigati. Yitaraga gusa ari imigati yo gutega abayumba. Umwabazukisha. Warangize kabona ari gukomeza kundeba. Akandeba. Naho kera Yesu. Haleluya. Haleluya. Mungu yari yakubitanye. Nani yeye ufite agahinda kenshi. Nibaza ngo se abanyamurenge bahari bandogera muri kigori yagoya yo kundo. Bampaye mu mama neza mukarinde. Turi kumwe. Mukangu kabasinzi. Kangu kenyama. Nanje naraye mbari yamuka kimana. Amen. Amen. Ihangane nubwo mutuka ariko je ndaremerewe nuko yabaga. Haleluya. Umumama mugitonda arandegere yebonye ko kundi kigo. Amaze arakiruka.
cyagoye yamagenda yuzuzamo kirorimo muri kirorimo n'ibiki naje namandengera kuri cya kigori ndajya nishimye nangize nagiye nk'iminota 30 namutangira kuri urukonda akaza namazamu urukonda bigeraho neza yanga bicara turi kumwe ese turi kumwe ariko Imana yarenga karenga irababari ibibara ndaruka yasumu yose iva haleluya noneho ngenda mfite agahinda kenshi ngo twicarane nawe mbona karandeba naho yere ikintu yeretswe yaravuze ngo mwana wanjye ngo nabonye Imana yaraguhesheje ikintu gikomeye ngo usike imbabazi ngo nuko bakagufashije nibo bazakunaniza ngo n'icyo Imana yeretse ararira afata gushwara ararira aravuga ngo icyo Imana yeretse icyo Imana yaguhesheje ngo bakagufashije bakakurera ngo nibo bazakunaniza ngo kandi mwana wa ngo nubona barakugerageje barakwara uzomenye ko wayikora icyabananiye uzakomeye Imana izamana none bene da ibintu byose yambwiye abakozi b'Imana bamwemereye n'umwana wanyu mwaka Imana yarabakoreye nibo bango aba nibo bangoye nibo batashaka nibo baheravuga ngo nigapfe nibo baheravuga ngo ntikavuke nibo baheravuga ngo ntibakakire bigeja umukozi w'Imana yambwiye narizi ngo nibo bomuteye inkunga bakanyakuraja bakambwira ati mwana wacu ukomera ariko nibo bango Imana ariko ndashimira kw'impara icyabanani ikakiri kandi bizasohora amahoro haleluya gusenga ni ngombwa buri muntu wese hano ngo abe umusenzi amasengesho si ay'abayumbe gusa amasengesho ni ay'umubyeyi amasengesho ni ay'umupasiteri amasengesho ni ay'umuyumbe ni ay'umukorari buri kimwe cyose umuntu wese ku isi agomba kuba ahasenga turi kumwe ese ko muranga ubundi gusenga ni iki zagiye ni iyihe mpamvu abantu bagiye gutera igihe cyo gusenga hari iwacu hari ikintu giteye kigezweho bikomeye abahungu bacu n'abakobwa bacu ni abaririmbyi bakomeye turi kumwe kandi bakuzwe n'isi yose abaza kuri social media dufite abaririmbyi bari ku rwego ruri hejuru ariko umuririmbyi udashobora kuvuga ngo ma reba igihe umutima urangekiramo reba abana bacu bari ku gasozi tibakigira imirimo abandi ko baratorwa kuba ababisi bagashora ifaranga hano mu mirimo muhemba ubushobozi kubera iki amasengesho y'indashyi kandi abakozi baragenda bakareba bafite ukuntu bari kugenda bagapanga abakobwa ngo bagiye kwitoza ngo baba bambere ngo ni ubumisi turi kumwe abantu bagashoramo amafaranga akomeye abakozi bakagenda bakicara muri iyo seremoni bakicara bagashyigikira bakavuga ngo umukobwa wa kanaka yabaye uwa mbere kuba mwiza ifaranga zitabari hano muhemba uburyo ariko abarimo abantu bashyigikiye jewe ndaje mbazanye ubutumwa bwo bihana ngo Imana yatabare murangoye ariko ndashima Imana ko atarije mwagoye igihe mwanze Yesu jewe ndibosite ko kwanga Yesu mukakunda haleluya sema cyagiye niki cyabo niki gituma abantu batagiseza ye kuvuga mu camake yizo bintu Imana bw'ubutumwa bwanjye haleluya iyo abantu batagisenga umuntu utatinya gukora icyaha icyo ari cyo cyose turi kumwe abantu bagiraga isoni
asigaye ifuna ku giti cy'umuntu ntawuzuba ngo abantu bose baraye ariko abo turebesha amaso twakitije ufite isoni zawe ufite isoni ko muri ababyeyi bacu urakuri uwo muntu mukorera uzoza usinzira n'amaguru ntakubabarira mfite njyewe ko ndagira ngo ubyumve sizogaruka hano Imana yambariye ku bwawe tukwihorera ubone baragara mubone Mapema nimureke kuhorera Imana mu ijambo ry'Imana. Haleluya. Nzamuri cyubahiro. Hari abazana amapeko gusinziriza abantu bacu. Ntabakomeye. Ijambo ry'Imana uzaziye riramukiza. Habe nubwo mwoza n'izoka mukagatira muzana abanyigeriya muzane abarabu muzane abeminata bose abafirimaso mubaza Imana y'umurenge ifite imbaraga. Haleluya. 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 Urufato rwabaye witore urufato
ukisanga yo kugagahari kwabavye ngo bagego nawe bagego ariko yose zogenda kwizina Yesu sizoke kandi mujyamo wazi tuzakorera uteka Imana ya Israeli Imana y'umurenge iri hano iri kujana n'abana bakigwa n'ibikabagana n'abateze ngo bashire abagome kagenda ugafata isumu ukayunga ukagira nta biryo waguze ukabigura amafaranga yawe ugafata ya sumu nayo ukayigura ukayitekesha za biryo umwe bashira abantu ku rugamba abantu bagiye kumutara abagome mama ukavuga ngo ni mama Imana irambwira ngo iki
ikimenyetso Imana irakinyereka ati nguyu dore abasore n'abagabo bakuze usakunda bungeri bo ko baza bihana bakama bihana badasigaje na kimwe abaje ambira ngo tuje n'amazi k'abantu n'umucuraguzi wo kurwego rwo hejuru natangiye naza bari imfizi y'abandi nabo iyo mfizi iranja unageza ndende iyo imfizi ikomeye mwana aho natangiriye n'amavuga ngo nyinshi kandi ndayije Amen. Hallelujah. Amen. Iyo umuntu adasenga ntatinda gukora icyaha icyo ari cyo cyose ntuzugira isoni uzugirana imbere y'umukazana ukibagirwa kuri sarabuza umukazana n'umwana wawe ukibagirwa satani ikakubwira ngo wambike ngo wiyambike ubusa kugira ngo ube wambaye umwenda ukawambura ngo ubwire Imana ngo cya cyubahiro wampaye ndakiyambura nikoze isoni kumugaragara umwana wawe akabona ubwambure bwawe icyubahiro cyawe ntiyongera kubona kuruhuka aza gufata k'imbwa muzi nk'umukise ubu uri imbwa muzi nuko ndi mukuru wose kuvuga ngo natuka kandi kuvuga kwa tuko kuzamuza kuvuga ukuri Imana wawe Hallelujah. Kigali umwana wawe ngo umwana wawe ureba so ntacyatumari ugende hariya mu basomali wari ura ku munsi uzujyamana n'abasomali umunani ngo kugira ngo turebe icyo twahabari umwana nako kaje akora mu kana abitewe n'umubyeyi n'agakobwa keza nyine gasa n'abasomali kubera abasomali bo bakabonye bakirendaho bakagira ngo ni mwene wabo nyina ni ucuruza umwana wamara kuvuga ngo wari umubyeyi uwo ni mani wa mwana azakura umutima umeze gute umubyeyi wawe wagendeye ku mise udashobora kubabarira umwana wiwe Imana tubabarire Amen Amen kudasenga niko kukubwira ngo umushyitsi yaje reba nyamu rugendo reba agasumu umushiriremo ishani kudasenga uze gutuma ukora icyo utari gukora Imana ibabarire kubera mutagisema niyo mpamvu izaha zose mutagitinya no gukora ikintu na kimwe nta cyaha abanyamurenge bagitinya na kimwe cyose harigwa ukuri ugiye kuri YouTube kuri social media uzukurikirana ubuhamya sinarizi ko abahungu b'abanyamurenge sinarizi ko abagabo b'abanyamurenge nabo basigaye baje gushaka amafaranga mu kuzimu kubera Imana twamenye hano umuntu akavuga ngo agiye gushaka imbaraga z'Imana mu kuzimu akagenda mu kuzimu satani akamuha imbaraga kugira ngo ayobore ikanisa agire abayoboke umunyamurenge iyi Imana yacu itaza kure tuzakuyibona gute ariko ukayireba ukavuga ngo ngiye gushaka izindi imbaraga mu kuzimu aho niho mugeze nase reke kureba ku isaha nidushake turasohoka saa 10 nihangane ndababonye uku birarangiye kandi hano singenda ngo tuze ubutumwa nihangane ngo nireke ku isaha kera musinda ntabwo gusa ndabaje akitanga navuga hano ni muhira siko Hallelujah nukuvuga mwiye kukoze guca tangira kubona kene imitima tangiye guhangayika ntibashaka kwicaha kiwe kije hanze simvuze pastor mvuze mwese Hallelujah ntibashaka kwicaha kiwe mwizi ntibashaka mwana amagambo ajya mu matwi igutumwa neza iyo mwakoze uzubona abantu bahe bashaka kutumva ariko Imana niyo yabakunze ibibazo mugiye kugira kiragira ngo aya magambo muyumve mumenye nicyo muzina siko simfite kuyahisha ngo nyasubirane
bakayibika. Kandi agahagarara isuku ye uwo kwagurira umukirisitu wawe ubusa warangiza ugahagarara hano ukamubwira ijambo ry'Imana akakumva umusubize wari kuvuga gutya watunatukanye ntidutukanye ikarangiye mu mibano mu izina rya Yesu wakojeje Yesu umunsi wemeye hano kuba umukozi waguriye Yesu inyambaro umukozi isoni kumugaragara yo mpamvu adashobora kwihanganira ikintu bwita ntashobora kwihangana ntashobora kwihangana Imana aravuga ngo igihe cyane kirarangiye igihe cyane kuko bakojeje Yesu isoni kumugaragara Yesu kirarangiye mugiye kuvaho Imana igiye gutanga abantu kuko mwakojeje isoni mwakojeje Yesu isoni kumugaragara yababuriye kenshi yabatumye itumba kenshi yingize kenshi yatumye umubura mu buryo butandukanye ariko ngo mwanze kumva ariko kubera mwanze kumva Imana yarambwiye ngo ugende ubabwire ku mugaragaro ngo imitima yabo narayizinutswe ngo mbakuye ku ngoma Imana igiye gushyiraho ingoma yindisha kugira ngo imitima namwe muri kino gihugu cyuzuye uko niko bimeze mu itorero ry'Imana Imana irashidikanira ikabura n'umwe uhagarara iruhande rwayo Imana irasika mu itorero ikareba abakozi bayo Imana ikarira kubera mwebwe Imana yarihanganye ariko n'igihe cyo gukora ubusa n'igihe cyo kubambika ubusa igihe cyanyu cyo guseba igihe cyo gukurwaho kirarangiye Imana ibabarire. Ninde wakoze ni pasiteri ninde wakoze ni pasiteri ninde wagize ni pasiteri ese Mana icyo muri gukomeza kubwira pasiteri uzige na pasiteri banyanze none amagambo tuzanye na biki ngiye zose uzonyishegana none nambwira ngo uzugenda uvuge udasize ijambo na rimwe ntabwo Imana izabwira ngo avuge ngo ni Imana atateke ntibikunda bikoreshe utwara uremereye udashobora guceceka